mbere y'amadini yari ahari, hari naho yigeze kubabwira abafarisayo aravuga ati mwebwe muri indyarya, muragenda mukazerezwa no gushakisha umuntu umwe mukanambuka mukajya mu mato mukambuka inyanja mushaka umuntu mwahindura ngo abo mu idini yanyu, ngo ariko iyo mumaze kumufatisha akagera mu idini yanyu ngo abo umwana wo kurimbuka inkubwe ebyiri. Yego. Ubwo bitabe nakwereka ko idini nta kintu izafasha umuntu mu kujya mu ijuru. Kuko Yesu yarababwiye ati iyo mumaze kumufatisha mumugeje mu idini yanyu ahita agira donc kurimbuka, ababaye umwana wo kurimbuka, donc nagita kuri niba ari amahirwe, niba ibyago byo kurimbuka babyikubye kabiri. Uriya munsi waho bakomeza ntibateke ntibakora akantu kose. Nge naho ntuye nturanye n'umudividuka rye guhera kwa gatanu saa 12 habakinze kuzageza kwa gatandatu saa 12 ari wowe bito wa karindwi wa gatanu witwa wanyu. Urumva rero njemba numva ibyarimo ntabishyikira kuko ngiye no ku cyumweru iyo byabaye ngombwa ndakora, kandi ngiye idini ryanjye risenga ku cyumweru, ariko iyo byabaye ngombwa nabwo ndakora. Urumva rero sinakwemeranya nawe, nyine ntitubyemera kimwe. Yubahiriza isabato kuri ubwo buryo, njewe nkaba nararenze gufata isabato nk'umunsi, fata Kristo wamfiriye aba ari we nemera ko ariyo sabato yanjye, kandi nkemera ko aho naba ndi hose njemba ndi mu isabato. Nge niyo ndi mu kazi nemera ko ndi mu isabato. Ngarutse iwacu gatoya, twebwe ubwo turabana, twe twitwa abapantekote, harya abantu bemera umwuka. Twese turabakirisitu ariko twe twitwa abanyamwuka. Muri twebwe abanyamwuka nagiye mbona ukuntu amadini yagiye acikamo, ayacu y'abanyamwuka acikamo, nkabona ni ibintu binababaje. Abantu bashobora gupfa akantu gatoya, bamwe bagapfa kumwe ngo yambara amaherena, akavuga ati abantu bambara amaherena sinasengana nabo, akajya gushinga irye. Ayacu nuko nguko yagiye aba menshi kugera naho hano mu Rwanda leta ibihagurukiye, amwe namwe agenda ahabwa umurongo agomba gukorera, ariko ayacu kugira ngo abe menshi byagiye bitangira ku tuntu dutoya. Bibiliya ari imwe. Rero njyewe ndi umwana w'Imana. Imirimo yose nkora ntago nyikora nk'umukozi w'Imana, kuko ntago nkora nshaka ibihembo. Nyikora nk'umwana w'Imana, kubera ko umwana agira bakita responsibilities, agira inshingano. Uko umwana agenda akura agenda taking a responsibilities. Mfite abana, nabikubwiye ko mfite abana 4. Ubu hari ugeze ku rwego rwo kuba yabyuka mu buriri akabusasa, aravuga ngo yajemo, ariko abe ntibamwemera. Ageze ku murongo wa 12 aravuga ngo icyakora bamwemeye bose. Amen. Haleluya. Abamwemeye bose, iyo ugiye kureba mu zindi ndimi barabisobanura ngo icyakora bamwizeye bose. Ni Yesu Kristo barimo kuvuga ngo yabahaye ububasha bwo kuba. Abantu bamwe bajya babeshya kuri ijambo bakavuga ngo ngo bwo kwitwa. Ntago ari ukwitwa abana b'Imana, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. 13 aravuga ngo abo ntibabyawe no gushaka k'umugabo, ngo ntago ari ubushake bw'umubiri, aravuga ngo babyawe n'Imana ubwayo. Turabasuhuje abakunzi ba Isange TV. Uyu munsi turagarutse mu mbaraga nyinshi, mu mavuta menshi. Abadukurikirana mu mpande zitandukanye, ku migabane itandukanye, abari muri Afrika, abari mu murwa wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye z'iki gihugu, mwese turabibona kandi turabashimira iteka ko mudukurikira mukaduha inyunganizi, turabikunda cyane. Hanyuma reka nshishikarize nawe utarakora subscribe uri gukurikira iki kiganiro, genda ukore kuri subscribe, hanyuma ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu ku buryo bworoshye. Imana iguha umugisha. Hanyuma uyu munsi rero reka tubanze tubabwire aho duherereye. Turi Kicukiro munsi y'ibitaro bya DMC, hari itente y'ubukwe ahantu hitwa ku Imbuga Garden. Aho rero hari itente y'ubukwe, hari amacumbi, hari ubusitani bwiza umuntu yakoreramo shoot, ibikorwa bitandukanye, hari ibintu byinshi bakora, hari amakomande menshi atandukanye bakira. Hanyuma ukeneye serivisi muri izo ngizo zihakorerwa, wahamagara izi nimero 0788598612. Murakoze. Aha, imbere yacu turahabona umushyitsi, umutumirwa, umugabo
ariko ntabwo turabimenya neza. Reka tume umwanya kugira ngo atwibwire hanyuma adusuhuze tubashe kumenya uwo ari we. Murakoze cyane, nitwa Mugisha Sam, ndi umupasiteri, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Aba nishimiye kubana namwe kuri Isange TV. Murakoze cyane kuntumira. Murakoze cyane Pastor Sam. Nubwa mbere twakiye umupasiteri, ubushize duherutse kwakira Apostle, ariko uyu munsi twakiye pasiteri. Nishimiye ko umupasiteri wa mbere uje kuri Isange TV. Ubwo rero turumva yuko turakira ibintu byiza bitandukanye. Ese umupasiteri na Apostle we ubitandukanyiriza hehe? Mu bitandukanyiriza hehe? Umupasiteri na Apostle ahantu bitandukaniye, hari ibintu byitwa impano. Impano hari ukuntu wenda nshobora gukoresha amagambo undi muntu atari yamenyereye gukoresha, ariko hari impano nyinshi z'uburyo bwinshi, niko na Bibiliya ivuga. Hari ukuntu bajya bazicamo ibice bakavuga ko hari impano za Yesu, hakaba iz'Umwuka n'iz'Imana. Ariko nanone ubwo ngubwo bisaba kumenya n'ubutatu butagatifu kugira ngo bamenye uko Imana na Mwuka na Yesu ari batatu, ariko kandi bagasubira bakabamo. Ariko reka nivugire ku itandukaniro rya Apostle na pasiteri. Muri izo mpano ari mvuze, hari iz'Umwuka ziba mu Bakorinto ba mbere 12, habavugamo 9, harimo impano y'ubwenge, impano yo kumenya, bakavugamo impano zo gukora ibitangaza, zo gusengera abarwayi, bakavugamo impano zo kuvuga mu ndimi no guhanura no gusobanura indimi no kurobanura imyuka, ngira ngo ubwo si 9. Hakaza noneho izo bita iza Yesu ziba mu Befeso igice cya 4 n'umurongo wa 11. Twebwe mu buryo bw'idini cyangwa bw'itorero tubyita imihamagaro 5. Habanza rero Apostle, intumwa, nkuko mbwiye ko wakiriye intumwa niwe ubanza, kandi burya ni nawe mukuru kubera ko afite ubushobozi bwo kuba yagira izo zose uko ari 5. Habanza intumwa rero, hagakurikiraho abahanuzi, hakaza abavugabutumwa, hakaza abungeri. Abungeri niwe wa pasiteri, ubwo ngenda umwungeri. Hakaza n'abigisha. Ariko nanone nagira ubuntu muri izo ngize 5 mfitemo iy'ubwungeri n'iyivugabutumwa. Aho rero niho ntandukaniye na Apostle. Wenda nkivuga kuri ibyo by'impano nari nziciyemo bya bice n'abateologe babiciyemo, nuko hari izindi nyinshi cyane zitarondoreka, zo zikavugwa ko ni iz'Imana. Urumva iza Yesu kuzakira bigusaba kubanza kwizera Yesu. Hanyuma iz'Umwuka kuzakira bigusaba kubanza kugira umwuka, kuzura umwuka, kubabyemera, kuko ndabyemera cyane, na Bibiliya irabyemera. Hanyuma iz'Imana rero zo zihabwa abantu bose. Abongereza hari ukuntu bajya, nibyo bita talent cyangwa ni impano karemano. Nta kintu ukora kugira ngo uyihabwe, ariko iyo umwuka ugomba kuba ufite umwuka ya Yesu, ugomba kuba wizera Yesu. Kandi ntiwahabwa mwuka utizera Yesu, urumva. Ariko Imana yo ushobora kuba wararemwe n'Imana, ibyo byose utabyemera, ukaba ufite impano runaka kandi izagufasha nanone mu bintu runaka, cyangwa kuba ugomba kubaho. Ko twese turi hano kubera impamvu. Ndumva ari ibyo nabivugaho. Urakoze cyane pasiteri. Ni ibintu bikomeye, turabihinira aho ngaho, tuzabijyamo twitonze, turebe ko izo mpano, hari impano wa mugani z'Imana arizo wavuze ni tara. Zo ntizigira umubare, nuko nguko usa wowe. That is a gift from God. Ni impano kabisa cyane. Ariko nibyo, ukureshya, uri muremure ni impano, uri mugufi ni impano, uri munini ni impano, uri muto ni impano. Byose nta kintu na kimwe ufite kitari impano, kandi byose Imana ibiguha kugira ngo bigufashe gusohoza umugambi wayo ku buzima bwe, kuko umuntu wese ari hano kubera ko hari icyo Imana ishaka ko akora. Uko rero izo mpano ziguha byose kugira ngo bigufashe kuzuza umugambi wayo. Okay pastor, tugize umugisha wo kukubona nk'umuntu nyine usumbye abantu, ikindi mukuru, ikindi w'umunyabwenge mu rundi ruhande. Hari ikibazo nshaka ko dusubiza abantu cyangwa tuganiriza ku bantu, kumenya inkomoko y'ikintu cyitwa amadini. Amadini yaje gute akaza atandukanye,
akaza ari menshi kandi ugasanga buri dini rifite ibyaryo rishingiraho, noneho bikaba byatera ikibazo ku muntu uri mu idini runaka ariko hari undi uri mu rindi uri kugira ikintu amukubitisha, akavuga ati iki ngiki kimwe ntimucyubahiriza, ndetse umuntu akaba avuga ati afite ubwoba, avuga ati wenda hari ibyo ntuzuza, kuko ntago wabaho nanone wubahiriza ibintu by'amadini yose, kubihuza byose kugira ngo uvuge uti byose reka mbigire, kuko hari ukuntu hari umuntu wabagaho aba muri ADEPR ariko akavuga ati isabato nayisomye muri Bibiliya, akavuga ati nzajya njya no mu isabato nubahiriza uyu munsi, ariko akasanga muri ADEPR abamo ikintu cyitwa umwuka, akavuga ati abadive nabo nta mwuka wera bagira, akavuga ati nzajya njya no muri ADEPR byose wa mwuka n'isabato byose mbihuza. Aha, ibyo bintu nk'umupasiteri nk'umukozi w'Imana wabiduhuriza gute? Urimo urabaza ikibazo kikaba kirekire nkumva gishamikiyeho utuntu twinshi kandi ntarimo kwandika. Yego. Ariko aho nibagirwa ugenda unyibutsa. Yego. Inkomoko y'idini ntago nyizi kuko na Yesu nizera yaje asanga idini zihari. Icyo nemera tugiye ku busobanuro, idini bavuga ko ni itsinda ry'abantu bahuriye hamwe bafite ukwemera kumwe. Yego. So rero Yesu yasanze ukwemera kuriho. Yego. Mbere y'amadini yari ahari, hari naho yigeze kubabwira abafarisayo aravuga ati mwebwe muri indyarya, muragenda mukazerezwa no gushakisha umuntu umwe mukanambuka mukajya mu mato mukambuka inyanja mushaka umuntu mwahindura ngo abo mu idini yanyu, ngo ariko iyo mumaze kumufatisha akagera mu idini yanyu ngo abo umwana wo kurimbuka inkubwe ebyiri. Yego. Ubwo bitaba binakwereka ko idini nta kintu izafasha umuntu mu kujya mu ijuru. Yego. Kuko Yesu yarababwiye ati iyo mumaze kumufatisha mumugeje mu idini yanyu, ahita agira donc kurimbuka, ababaye umwana wo kurimbuka, donc nabyita niba ari amahirwe, niba ibyago byo kurimbuka biba byikubye kabiri. Ya muri Matayo. Yego. Hanyuma inkomoko y'idini yo sinyizi, ariko turemeranya ko ari itsinda ry'abantu bafite imyemerere imwe mu buryo bwo kuramya cyangwa bwo guhimbaza Imana. Yego. Bidasobanura ko ari Imana rurema, ariko Imana urabizi ko ari Imana nyinshi, ibyo byo urabizi. Twebwe tubona ariko ari Imana Yesu, ari Kristo, bose ni mu izina rya Yesu. Oya, ntago amadini yose ari uko nguko, hariho nayo bita amadini gakondo. Ngenda avuga idini nk'idini. Yego. Ni abantu, ni itsinda rihuje imyemerere mu buryo bwo kuramya Imana. Nko mu Buhinde bafite Imana, ntago mfite imibare neza ariko zimaze kurenga miliyari 3. Yego. N'igiti gishobora kuba Imana, nabo ngabo rero bafite igiti runaka bahisemo kuramya, naryo ni idini. Yego. Rishobora kuba idini. Ukuvuga ngo idini ni itsinda ry'abantu bafite imyemerere imwe mu buryo bwo kuramya Imana. Yego. Ukuvuga ngo hari icyo washobora kuba yita Imana watari icyo wita Imana. Ntabwo rero itegeko ko abanyedini runaka bagomba kuba ari Imana rurema. Nje nizera muri Bibiliya ni igitabo cyanditswemo amagambo ngewe nizera anyobora mu nzira yanjye nyine y'ukwemera. Yego. Ntago rero nge nemera Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ariwe Isirayeli. Yego. Hanyuma rero ntago ari itegeko ngo umuntu wese idini ryose ribe ryemera Imana nkuko nguko nyemera. Yego. Ariko ni idini. Itangiro ryaryo ntaryo nzi, ariko icyo nzi cyo nuko nanone umuntu atifitemo ubushobozi bwo kuba adafite ibindi bintu yizera bimurusha imbaraga, ari byo yita Imana. Yego. Gusa ashobora kuba iyo wemera atari yo yemera. Yego. Itangiro ryaho tubireke. Hanyuma kandi kabazo wambajije harya, ni gute umuntu yabaho atemerana na mugenzi we? Of course ntibashobora kwemerana kubera ko nyine ni imyemerere, ni uburyo bwo kwemera kandi ntibemera bimwe. For example, waruvuzanyemo ikintu cy'abadive, simbikunda cyane kubikomozaho, ariko abadive bemera isabato. Uyu munsi twebwe twita wa gatandatu. Yego. Ni isabato kandi babikura muri Bibiliya. Ariko nanjye ndabyemera kuko Bibiliya dusoma ni imwe. Yego. Uriya munsi waho bakomeza ntibateke ntibakora akantu kose. Nge naho ntuye nturanye n'umudividuka rye guhera kwa gatanu saa 12 habakinze kuzageza kwa gatandatu saa 12, ari wowe bita wa karindwi, wa gatanu witwa wanyuma.
urumva rero njye mba numva ibyarimo ntabishyikira kuko njye no ku cyumweru iyo byabaye ngombwa ndakora kandi njyewe idini ryanjye risenga ku cyumweru ariko iyo byabaye ngombwa nabwo ndakora. Urumva rero sinakwemeranya nawe, nyine ntitubyemera kimwe. Yubahiriza isabato kuri ubwo buryo, njyewe nkaba nararenze gufata isabato nk'umunsi, fata Kristo wampfiriye aba ari we nemera ko ariyo sabato yanjye, kandi nkemera ko aho naba ndi hose njye mba ndi mu isabato. Njye niyo ndi mu kazi nemera ko ndi mu isabato, bo bakemera ko bajyamo ku munsi wa karindwi gusa. Urumva rero ko kutemera naguturuka nyine muri utwo nyine ibyo mwemera ntago bihuye, ko kutemerana rero kuzahoraho. Ariko ngarutse iwacu gatoya, kurimo kumbaza bike nkasubiza byinshi. Nta kibazo, nta kibazo. Ngarutse iwacu gatoya, twebwe ubwo turabana, twe twitwa abapantekote, harya abantu bemera umwuka. Yego. Twese turi abakirisitu ariko twe twitwa abanyamwuka. Muri twebwe abanyamwuka nagiye mbona ukuntu amadini yagiye acikamo, ayacu y'abanyamwuka acikamo, nkabona ni ibintu binababaje. Abantu bashobora gupfa akantu gatoya, bamwe bagapfa kumwe ngo yambara amaherena, akavuga ati abantu bambara amaherena sinasengana nabo, akajya gushinga irye. Ayacu ni uko nguko yagiye aba menshi, kugera naho hano mu Rwanda leta ibihagurukiye, amwe namwe agenda ahabwa umurongo agomba gukorera, ariko ayacu kugira ngo abe menshi byagiye bitangira ku tuntu dutoya. Bibiliya ari imwe, uwo mwuka wera bose bawemera, ariko bagatandukanira ku kantu gatoya katari na doctrine, katari inyigisho ya Bibiliya, juste kubera discipline cyangwa imyumvire y'umuntu runaka, agahita yumva abandi batumva ibintu nk'uko abyumva, nta rugendo yakomezanya nabo, agahita agenda. Mu myaka yashize ubu ngubu ntabwo bicyoroshye gutangira urusengero, byabaga byoroshye, agahita agenda akishyura sare, urusengero gatangira, abamuyoboka bo ntibabura. Buriya sinzi ikintu gituma abantu bayoboka abandi, n'abantu bajya gutukana hano ku ma YouTube urabizi ko bafite abayoboke, bafite za views na like. Ikintu gituma abantu bakurikira undi cyo sinkiza, ariko n'uyu munsi ugize amahirwe leta ikakubwira iti tangira wowe lucky. Ntituri mu kwa 11? Mu kwa mbere waba udutumira tuza kuvuga Imana ibintu bishyushye cyane rwose. Aha, urakoze kuri icyo kintu. Noneho tutagiye wenda icyo tukirengagize, amadini turayumvise kandi koko ariho no kutemerana birahari, nta nubwo bizashira, bafite utuntu bashingiraho nyine nk'utwo twose dutoya cyane. Ariko hari icyo kuri mu by'ukuri gihari, na Bibiliya yigisha nk'uko wavuze uti nizera muri Bibiliya. Muri Bibiliya hari uburyo bagaragaza ikintu cyitwa umwana w'Imana, bakavuga n'umukozi w'Imana. Ayo ni amagambo abiri ari hano hanze, ari hano hanze mu bantu bizera cyangwa mu bakristo. Ukabona hari iryo baha imbaraga ryitwa gukora, umukozi w'Imana, ndetse bakerekana buryo ki no gukorera Imana harimo inyungu n'ibiki. Hakaba n'iryitwa umwana w'Imana. Muri ayo magambo uko ari abiri, umukristo cyangwa se umuntu wizera Imana, dushaka kuyatandukanya, yadutandukaniza ariko kandi yahuze, kuko yose Bibiliya irayavuga, iranayemera. Ibyo bintu byose biva hehe? Umwana w'Imana n'umukozi w'Imana, iyo ndimo kuganira n'abantu nkunda gutanga ingero zoroshye zumvikana zo mu buzima busanzwe. Ijambo umukozi w'Imana nanjye njya ndikoresha, n'abantu benshi nanjye banyita umukozi w'Imana. Ubu ngubu n'ahangaha muri comment bazabyandika, bavuga ati uwo mukozi w'Imana ni sawa cyangwa wadupfunyikiye, sinzi icyo bazavuga, ariko barabikora. Ariko njyewe ijambo ry'umukozi w'Imana numva riciriritse ku rwego ntakabaye ndikoresha. Kubera iki ntakabaye ndikoresha? Nanjye wanjye mu rugo mfite abana nkagira n'abakozi. Ikintu gitandukanye umwana n'umukozi si imirimo bakora burya ubundi. Umwana ahabwa umurage, umukozi ahabwa umushahara cyangwa ibihembo. Ariko umwana ni umurage. Umurage awuhabwa no kuba ari umwana d'abord. Umukozi rashobora no gukora byinshi biruta n'ibyo umwana yakora, ariko ashobora guhabwa ibihembo byinshi cyangwa bikeya. Ashobora kwirukanwa isaha iyo ari yo yose,
ariko cyane cyane bigeze ku gihe cy'umurage utitaye ku bwinshi bw'ibyo yakoze nta murage azahabwa iwawe igihe akiri umukozi. Rero njyewe ndi umwana w'Imana. Imirimo yose nkora ntabwo nyikora nk'umukozi w'Imana kuko ntabwo nkora nshaka ibihembo, nyikora nk'umwana w'Imana kubera ko umwana agira bakita responsibilities, agira inshingano. Uko umwana agenda akura agenda taking responsibilities. Mfite abana, nabikubwiye ko mfite abana 4. Ubu hari ugeze ku rwego rwo kuba yabyuka mu buriri akabusasa. Hari ugeze ku rwego rwo kuba yarira ku isahani yarangiza ntayisige ku meza akayandura akayijyana. Ariko hari undi yanabikandagiramo, yanabimena, yanabyisiga. Ibyo byiciro by'abana byose ndabifite, ariko bose ni abana. Rero kuba umukozi w'Imana ni ukuba wakora ibintu by'Imana ariko ntibisobanura kuba donc niyo mpamvu hazamo n'ibintu burya byo gushaka inyungu. Impamvu ureba abantu, ndashima Imana ko hano mu Rwanda hari ukuntu leta igerageza kubiha umurongo nuko atari bwo byakabaye. Ntago leta yakabaye itanga umurongo mu ntuza mu buryo bwo mu madini n'amatorero, buri impamvu baje kuwutanga tuba twananiranye. Ariko ikibitera gituma leta igera igahaguruka ikajya gutanga umurongo nuko haba harimo abakozi. Umukozi igihe cyose ntago abashaka inyungu zawe, ashaka ize d'abord. Araho ngaho kubera ko umuhemba. Niba nta kintu abonamo yakwemera kaniba, yakwemera agakora ikintu cyose. Burya bazi no kureba ku jisho, ukagira ngo yakoze ariko mu by'ukuri ari ntacyo yakoze. Yajya kubona akanyeganyega kamuvinga ukuntu ukagira ngo arimo arakora, we arimo arareba inyungu ze. Ariko umwana ashobora gukora cyane akanabyuka karakaryama atinze arimo akora, ariko arimo arakora yikorera, arimo arakora ku bwa barumuna be, arimo arakora ku bwa papa we, arimo arakora ku bwa mama we, arimo arakora ku bwe. So impamvu byagiye bizamo aka kavuyo kose nuko abakozi babaye benshi, abana bakaba bakeya. Umukozi igihe cyose aba areba inyungu ze, kandi utarimo kumwereka aho ari buzikure warahishakira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe buriya no mago yacu hari abakozi bazi gucunga boss, nyirabuja na shebuja bagiye akaba ku mufuka w'umuceri baguze akaba yakuramo ibiro nka bingahe 3 4 akagenda akabigurisha. Ariko umwana ntago yagikora. Anabitanze yaba bitanze kubw'inyungu z'umuryango kugira ngo umuryango ugirane ubushuti n'ubundi cyako mpamvu runaka. Ariko ndabagira ngo bamuha ibyo bitana bibike ku mufuka. So njyewe ntago ndi umukozi w'Imana nubwo ari ryo zina rimenyerewe. Ndi umwana w'Imana, n'ibyo nkora byose mbikora mu rugo kwa data, mbikora ku bwa bakuru banjye na barumuna banjye, mbikora ku bwa data. That is it. Okay, Pastor, none ni gute umuntu ashobora wenda kuvuga ati nkurikije uko numva bivuze nanjye meze nkaho ndi umukozi? Ni gute umuntu aba umwana w'Imana? Kuba umwana w'Imana ni ikintu cyoroshye. Hari umugabo muri Bibiliya mu gice cya 3 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana bamwita Nikodemo. Bibiliya ivuga ukuntu ngo yasanze Yesu nijoro. Yari umugabo w'inyangamugayo kandi ngo yari n'umwigisha. Yarageragezaga mu by'ukuri. Ngo umunsi umwe aragenda asanga Yesu ahantu yarari nijoro. Yagiye nijoro kubera ko yanga ko abantu yari afite idini, ari n'umuyobozi mu idini, batamufata nk'uwayobotse idini nshyashya y'inzaduka ngira ngo. Aragenda amugeza atangira kumubwira ati mwigisha turakuzi wowe wavuye ku Mana. Bagirana ikiganiro. Yesu aramubwira ati ndakubwiza ukuri ko umuntu atari yavuka ubwa kabiri atazabona ubwami bw'Imana. Nikodemo aravuga ati nese navuka ubwa kabiri gute? Nasubira mu nda ya mama nkongera nkabyarwa? Yesu yamubwiye iki kibazo, yamubwira ijambo, aramubwira ngo umuyaga urahuha tukumva guhuha kwawo, ngo ariko ntawe uzahuva naho ujye cyangwa ntawe uzi nuko usa, ntawe ureba, ntawe wawusobanura. Umenya ko uhari ariko nta bisobanuro birambye wawutanga. Aramubwira ngo n'uwabyawe n'Imana cyangwa n'uwavutse ubwa kabiri ngo nawe nuko nguko amera. Kubyarwa n'Imana rero ni ikintu cyoroshye. Nta kintu bazareberaho inyama, ni nk'uko inyuma ni nk'uko ureba uyu muyaga nyine. Nta kintu bazakureberaho inyuma.
wariraburaga uzakomeza wirabura, wari mugufi uzakomeza ube mugufi. Nongereho n'akandi, bazakomeza kukubonaho n'inenge cyangwa amafuti n'amakosa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko wowe muri wowe ubimenya imbere, ariko wakoze iki gikorwa nkubwiye. Yohana aho ngaho mu butumwa bwiza n'ubundi igice cya mbere, ugeze ku murongo wa 11 aravuga ngo yaje mubi, yego, ariko abe ntibamwemera. Ageze ku murongo wa 12 aravuga ngo icyakora bamwemeye bose. Amen. Haleluya. Amen. Abamwemeye bose, iyo ugiye kureba mu zindi ndimi barabisobanura ngo icyakora bamwizeye bose. Ni Yesu Kristo barimo kuvuga. Yego. Ngo yabahaye ububasha bwo kuba. Yego. Abantu bamwe bajya babeshya kuri ijambo bakavuga ngo ngo bwo kwitwa. Ntago ari ukwitwa abana b'Imana. Yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. 13 aravuga ngo abo ntibabyawe no gushaka k'umugabo, ngo ntago ari ubushake bw'umubiri, aravuga ngo babyawe n'Imana ubwayo. Amen. Haleluya. Guhinduka umwana w'Imana biroroshye, ni ukwizera Yesu Kristo. Ubu uhindutse umwana w'Imana, inyuma usigara ugisa kwa kundi ari kuri umwana w'Imana. Abantu bahita babarizamo ikindi cyoroshye kandi gikomeye, bakavuga ngo wese Kristo bamwizera gute? Yego. Kristo ukuntu bamwizera nabyo biroroshye. Ni ukwemera ko uri umunyabyaha. Yego. Kandi utashobora kwikiza ibyaha. Yego. Ukemera ko hari uwemeye kubarwaho ibyaha byawe. Niwe Yesu Kristo. Yabyishyizeho, ahabwa n'igihano wagombaga guhabwa, aranagihanirwa, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Yesu yarapfuye atarakoze icyaha, azize ibyanjye. Yego. Nuko nguko kwizera byarangiye, n'uwabyemera none ahangaha akizera ibyo ababaye umwana w'Imana. Nta busobanuro wasobanura umuntu ngo umwemeze ukundi kuntu uri umwana w'Imana, kuko azabona ukiri wa wundi ucyambara kwa kundi ugituye muri ya karitsiye. Ariko ngo nk'uko utasobanura iby'uyu muyaga nabyo ntiwabisobanura, ariko wowe ubyumva. Pastor, mfite ikibazo aho ngaho. Gute uvuze ko nizeye nkaba umwana w'Imana, kandi kwizera nkaba nizeye Yesu wahaniwe ibicumuro byanjye n'ibyaha byanjye, nkaba umwana w'Imana? None se ibyo bintu bikora ryari? Tuzabyizera mbega tuzarinda tujya mu rupfu tukibyizera? Ntabwo ari ibintu bibi bifatika ngo bihoreho iteka, kuko duhora n'ubundi dukora ibyaha tugakomeza twihana ngo twizere. Donc ibyo bintu bigira garanti gute? Garanti birayifite. Ngiye kukubaza ikibazo cyoroshye nubwo ari we wambazaga. Yego. Hari umudamu arasimbiza riteri njya numva ngo bwana munyamakuru. Bwana munyamakuru, reka nkubaze ikibazo. Yego. Wemera ko Yesu yagupfiriye cyangwa se ariko simbwira ubundi rega n'abanyamakuru barizera. Yego. Wemera ko Yesu yagupfiriye? Ndabyemera. Urabyemera? Yego. Yapfuye ryari ugereranije? Yapfuye imyaka 2000 ishize. Irarenga. Yego. None se wari wakabayeho? Nari ntarabaho. Kandi yapfiriye ibyaha byawe? Yego. Kandi wari utarabikora? Ngira ngo wari warabikoze? Twabisanze nk'uko yadupfiriye. Alright. Rero icyo kintu kirafatika iyo wizeye ibyo ngibyo. Yesu yapfiriye abantu bari mu isi bose. Yego. N'abazayizamo nabo yarabapfiriye, yarabirangije. Kubyizera icyo gihe rero biba birangiye. Naho ibyo ngibyo bindi byo kuba ngo uracyakora amakosa cyangwa se ibyo mwita ibyaha, ndabyemera, ariko buri impamvu ibitera Bibiliya iravuga mu Bagalatiya mu gice cyaho cya 5 I think iravuga ngo muyoborwe n'umwuka. Yego. Ko aribwo mutazakora ibyo kamere ishaka cyangwa irarikira. Yego. Icyo nari ngiye kuvuga nuko muri yo harimo umwuka hakabamo na kamere. Ndavuga ku muntu wizeye. Haba harimo umwuka na kamere. Yego. Hanyuma rero Imana ikamubwira iti rero emera mwuka kuyobore, kuko kamere yurayisanga. Ubundi kamere ni umubiri. Yego. Yego. Umubiri niwo kamere. Yego. Noneho ufite ibintu urarikira. Yego. Na mwuka akagira ibindi bintu ararikira. Yego. Hanyuma rero kuyoborwa n'umwuka. Yego. Kuyoborwa n'umwuka nibwo bwonyine udashobora gukora ibyo kamere ashaka. Ariko iyo atakuyoboye cyangwa se akakuyobora ntumwumvire. Yego. Yego. Akakuyobora ntumwumvire, ugomba kubikora. Yego. Mu yandi magambo, umwuka ari muri we na kamere ari muri wowe. Iyo rero umwuka yavuze ntiwumve
cyangwa ntiwumvire se ngira ngo wisanga nyine wakoze ibyo kamera ararikira ariko ntibigukuraho kuba umwana w'Imana. Ubu se njye nakubwiye ngo mfite abana, umwana wanjye iyo amennye isahani bimukuraho kuba umwana? Iyo yiyanduje se bimukuraho kuba umwana? Iyo yagiye ku ishuri se agakora amakosa akarwana bimukuraho kuba umwana? Aguma ari umwana kandi ataha iwanjye. Nawe rero iyo hari ikintu wakoze cyo muri kamere ntibigukuraho kuba umwana w'Imana, ukomeza uri umwana w'Imana. Ni isano nk'uko umwana we bifate nk'uko nguko, ntabwo uri mwiza kuruta Imana. Nk'uko umwana we nta kintu akora ngo kimukureho kuba umwana, kandi si ukuvuga ko yakoze ibyiza gusa, harimo n'ibikubabaza. Hari n'igihe abana bakora ibintu bituma ababyeyi bajya kuriha ibyo umwana yangije, ariko ntimukuraho kuba umwana. Ndumva ari uko nguko nabivuga. Ubwo bivuze ngo murakoze pasiteri, muvuze ku kintu cyo kuyoborwa n'umwuka, kandi ko na kamere iba ihari, ariko dusabwa kuyoborwa n'umwuka. Icyo kintu mukidusobanurire neza. Ese umuntu ni gute ayoborwa n'umwuka? Umwuka ayobora gute? Umwuka ayobora gute? Atuyobora nyine gute? Iryo jambo rirakomeye. Hari ijambo, buri ibyo bintu byo kuyoborwa n'umwuka ni ibintu bikomeye cyane. Hari ijambo riba mu Baroma igice cyaho 8 umurongo wa 14. Havuga ijambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Iryo jambo naryo reka turyongere kuri ayo ngayo tuvuze kugira ngo ibi bintu bisobanuke. Iyo bavuze ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, abantu bahita bumva ko mu gihe utumviye umwuka utakiri umwana w'Imana, ariko uba uri umwana w'Imana rwose. Kuko ririya jambo si icyo risobanura iryo ryo mu Baroma. Ririya jambo ryo mu Baroma, Bibiliya yacu mu Isezerano Rishya yanditse mu Kigiriki. Ririya jambo ngo abayoborwa n'umwuka, Bibiliya y'Icyongereza ivuga sons of God, ntabwo ivuga children, ivuga sons. Ariko mu Kigiriki baryita huios. Buriya mu Kigiriki kirakize cyane kurusha Ikinyarwanda, meme n'ibyo by'Icyongereza n'Ibifaransa kirakize cyane kurusha izo ndimi zindi. Bo bagira ibyiciro by'abana, bagira ibyiciro by'abana, bakavuga bafite ibyiciro bigera kuri 4 by'abana. Icyiciro cya mbere bacyita ngo ni nepios. Nepios aba ari umwana guhera ku mwana ukivuka kugeza ku mwana uzi kuvuga ariko ataragera ku rwego rwo gusobanura amagambo. Uwo mwana mu Kigiriki bamwita nepios. Bakagira undi mwana wa kabiri bamwita pais. Pais nawe aba ari umwana washobora kubasobanura ibyo ashaka, akaba yabikubwira akanabigusobanurira, ariko nanone atari mu rwego rw'ubukure ku buryo yafata imyanzuro. Hari undi mwana wa gatatu bita tekina. We n'umwana ugeze mu bukure ushobora no gufata umwanzuro. Ariko hari irindi jambo ari ryo ryakoreshejwe muri kiriya gice bavuga ngo muri uwo murongo wa 14 bavuga ngo ni abana b'Imana. Iryo bita huios. Huios ntabwo baba barimo kuvuga umwana kuba gusa ari umwana wawe, ahubwo n'umwana ushobora gukora ibyo wowe wakabaye ukora, cyangwa agakora ibintu nk'uko wowe ubikora. Niryo jambo rero bakoresheje hari. Iyo bavuze ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, baba bashatse kuvuga ngo abantu bemera kuyoborwa n'umwuka ni abana bakoze bazi imigambi ya data, bashobora kuyishyira no mu bikorwa. Ni umwana ushobora kuba ahantu se atari, akahaba mu cyimbo cya se. Ni umwana papa we ashobora kwizera, nk'uko waba ufite uruganda hano ukaba uzi ngo umuhungu wawe kuba ariyo, ibintu bimeze neza exactly nk'uko ari we wari kuba uhibereye. Rero iyo bavuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, baba barimo kuvuga ubukure. Ntabwo baba barimo kuvuga ngo utayobowe n'umwuka ntagakira umwana w'Imana. Oya, ni ubukure, ni urwego rwo gukura ku buryo ushobora guhagarara mu mishinga ya so ari we Mana, ukabafata icyemezo. Uribuka icyemezo kigeze gufatwa na Eliya. Aravuga ngo uhereye none nta mvura izongera kugwa. Kiriya ni igikorwa cy'abahuios, ntabwo ari Imana yari imubwiye, ariko yaravuze ati kugira ngo icyubahiro cya data cyongere kugaruka muri Isirayeli, hakwiye kuba akantu gatuma aba bantu bongera kumenya neza data wari. Navuga ati nta mvura nta n'ikime, kumara imyaka 3 n'amezi 6. Bikorwa n'umwana ufata imyanzuro mu mwanya wa se, kandi kubahirizwa. Ni urwego rw'ubukure, nicyo bavuga hariya. Ariko ubundi kuyorwa n'umwuka
ni kinini cyane. Yego. Kandi ni urugendo. Ubwo biranajyana n'amagambo Paul yavuze ngo ubwo dukorana nayo. Yes. Ubu ngubu nta mwana, ntabwo ari abana bose bashobora gukorana na se. Yego. Ushobora kuba yaranize yaranaminuje ariko ukavuga uti oya nagenda asaba akazi ahandi ukamuha n'ibyo ashaka byose. Uwo ukorana nawe niwe bita umuhuyose. Iryo jambo rikoreshwa hariya, ariko si we mwana wawe, ariko niwe muhuyose. Ni ukuvuga ngo huyose ni urwego rw'ubukure, ntabwo ari urwego rwo kuba akubyara cyangwa imyaka ufite. Ushobora no kuba utafite myinshi cyane ariko ushobora guhagarara mu cyimbo cya se ukarwanira icyubahiro cya se.